Gasuku afite inzego zishobora kuba zimutuma ibi bintu, cyangwa niba atari n'inzego ahubwo afite uri muri izo nzego umuprotectinga muri gihe yavuze bya bintu by'amakosa. Kandi ko uyu nguyu ni Karegeya yavuze ngo niba nahari koko nawe yabanganya ubwenge na Kasuku. Ikintu gihari rero nuko uyu Jessikizo wa Mipango nuba abantu bakiri kwibaza ngo kubera iki adafungwa kandi bigaragara ko akora ibintu byinshi bigize icyaha. Jessikizo avuga ko umuntu wese ushobora kwataka igihugu cy'u Rwanda akavuga nabo munyarwanda, akavuga nabo igihugu cyacu, akubahuka, akazana imico yerekeranye kwanga igihugu, uwo nguwo kwazongera kamutuka kanamusubira. Ndabasuhuje, mbahaye ikaze, mbifurije n'ibihe byiza aho muri mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Nkunda kubabwira ngo abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, ukongeraho umujyi wa Kigali ndetse n'intara ya diaspora, mwese ndabasuhuje kandi mbifurije ibihe byiza. Mbahaye ikaze, iyi ni Vibes and Talk, nitwa Dukunda Kevin Junior, nibera mu muziki ndetse na sport igihe kinini. Ndi kumwe na kameramani wanjye akaba yitwa Fahad, tukaba twicaye ahantu runaka kugira ngo tubagezeho ibiganiro byiza kandi bimeze neza. Topic y'uyu munsi iragira ite rero? Uyu munsi ndashaka kugira ngo tuze kuganira ku muntu, mwihangane kuba tugiye kuganira ku muntu, ariko impamvu tugiye kuganira ku muntu nuko uyu muntu abantu benshi bakomeje kugenda bamwibazaho, bakomeje kugenda bamutekerereza ibintu byinshi cyane ku buryo nawe ubwawe ushobora kugira icyo utekereza umaze kumenya ibikorwa bye bigiye bitandukanye. Ni umu-influencer, ni umu-blogger ndetse nicyo bita citizen journalist, ni umunyamakuru mu baturage uri aho ngaho gusa. Nta wundi yitwa Jessikizo wa Mipango cyangwa se Kasuku ukunze kwita ngo ni icyogere mu nkuba, umwami w'abagore. Ngira ngo uyu mugabo muramuzi cyane hano mu Rwanda, akomeje kurikoroza rero ku mbuga nkoranyambaga aho ibinyamakuru bitandukanye byose biri kumuvugaho ndetse biri kuvuga ko uyu mugabo ashobora kuba ari umuntu utiyubaha, ashobora kuba ari umuntu ukoresha imvugo nyandagazi mu bikorwa bye bigiye bitandukanye, bitewe nuko avuga amagambo akomeye ku bantu benshi batandukanye, abemo yiganjemo ibitutsi, yiganjemo amagambo atari meza, isebanya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndashaka kugira ngo tubanze dukore overview ye. Uyu mugabo mu busanzwe amenyekanye cyane kuri Instagram, ariho binyuze, ariko amenyekana cyane kubera imiterere ye, ingano ye, kunabyibushye, inda afite ndetse n'ingano ye. Ikindi amenyekana cyane ku nyogosho yakundaga kwiyogoshesha y'akantu kameze gutya karimo umusatsi, ahandi ari igipara. So bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ngo uyu mugabo yaje no kumenyekana ku bijyanye no gutukana, kuko ni umwe mu bantu badatinya kuvuga amagambo akomeye cyane. Ni umugabo wamenyekanye aba mu gihugu cya Mongolia, ngira ngo abantu benshi murabizi. Ni umugabo wakomeje kugenda azenguruka ibihugu nyine kuko afite ubushobozi n'amafaranga yo kuba yabizenguruka. So ariko abanyarwanda benshi baza kugenda bamumenya gake gake bitewe n'ukuntu yakomezaga kugenda akora content umunsi ku munsi. Ababloga nibwo buzima bwabo bwo gukora content, niyo mpamvu kandi ikindi cye content ze zabaga zihari kuko zabaga ziganjemo ibitutsi byinshi bigiye bitandukanye. Aha hantu muze kwitonda kuko ndibuze kumenagura nta kintu nsize inyuma. Turi buze gusubira mu minsi ishize, nibwo habaye icyitwa press conference yahuje polisi ndetse na RIB. Ubwo n'abanyamakuru bari bahuriye mu biganiro n'abapolisi ndetse na RIB. So umunyamakuru rero ngira ngo w'Ukwezi TV nibwo yabajije ikibazo ku bijyanye no kuba badafunguye umugabo witwa Kasuku, kandi bakomeza kuvuga ko Kasuku abangamira abantu benshi, ariko ni ikibazo yabajije agira ati ese mwaba mukorana n'uyu mugabo Kasuku Media bitewe nuko atukana akavuga amagambo mabi mukaba mutaramufunga? Abantu benshi bavuga byinshi. Iki kibazo si wa mbere wari ukigeze gute, si wa mbere wari ukibajije, ariko by'umwihariko hari abantu benshi uyu Kasuku bagiye bamwinubira ibintu akora. Kubera iki? Yabagarutseho abavuga amagambo menshi ndetse n'abantu mukurikirana. Hari umukobwa witwa Marina, sinzi umunyamakuru wamubaje ikiganiro amubaza ngo uyu muntu waba umuzi. Ikintu cyambere yasubije ati uyu ndamuzi, ni wa wundi utukana, nanjye yarantutse yaranyatatse. Si Kasuku, si Marina gusa, harimo na Karegeya, murabizi na Karegeya nawe yamukozeho ikiganiro, ndetse no mu ijoro ryatambutse Karegeya yakoze ikiganiro gikomeye cyane ari kugaruka kuri Kasuku. Ndaje mu kanya twumva amagambo ye nayo tuyasesengure, tuze kuganira turebe koko ese uyu mugabo Kasuku amagambo akoresha yaba yatumwa na bamwe mu bayobozi.
ikintu cya mbere gihari RIB yaramwihakanye ndetse na polisi yaramwihakana, bishatse kuvuga ngo ntagakorana nabo, ntagakorana na leta yacu. Ariko abantu bamwe bari gutekereza bati niba adakorana na leta yacu, hari umwe muri bo akorera mu buryo buri private ushobora kumuprotectinga muri bya bindi byose akora. Kuba yajya muri baka hari umwe muri RIB ukorana nawe ntiyafungwa, sibyo? Kuba yajya muri polisi harimo umupolisi akorera mu buryo buri private ntiyafungwa. Ikintu gihari rero nuko uyu Jessica Mipango n'ubu abantu bakiri kwibaza ngo kubera iki adafungwa kandi bigaragara ko akora ibintu byinshi bigize icyaha. Bivuze iki rero? Bivuze ko byanga bikunda nkuko imboni zanjye zinyereka, nicyo ngicyo zinyereka ko hari umwe mu bantu bakomeye muri entertainment, muri polisi, muri RIB ushobora kuba ubyihisha inyuma ukorana n'uyu mugabo. Sometimes kuko ushobora kwibaza ngo kubera iki abantu benshi bakoze ibyaha bijyanye no kuvuga nabi kuri social media cyangwa se gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga immediately mubasanga muri RIB. Ariko uyu nguyu ukaba ari umwaka ugera ku wa kabiri niba atari uwa gatatu uyu Jessica Mipango ahora avuga n'aba bantu, ahora atukana. Mu minsi yashize nanone ndongera kugaruka ku kintu kijyanye n'uburyo yatutse umwe mu bahanzi bo mu gihugu cy'u Burundi yitwa Bface. Bface yari ari kuvuga kuntu yarwanye n'umuntu wari uvuze nabi abanyarwanda, n'umuntu wari uvuze nabi igihugu cy'u Rwanda. Asubiramo imvugo uwo mugabo yakoresheje ari kuvuga. Ariko ikintu gitangaje, uwitwa Jessica Mipango yarahubutse ndetse n'undi witwa ngo ni Kakajwi, barahubutse batangira bavuga amagambo adahwitse, baratukana bavuga ibintu bidahwitse. Bishatse kuvuga ko byanga bikundana igihubutsi muri byose. Reka twumve amagambo y'uwitwa Karegeya yavuze kuri iki kibazo cya wa Mipango cyangwa se cya Jessica. Ariko we ntiyarahari. Tukareba ngo ese inzego zisanze gute zikoresha abatukana mu guhangana n'abadakunda igihugu. Inzego zabihakanye genda gake nyine. Ninde wamuhaye mission? Ngiye ubushize anuka muri kiganiro, nyuma yaho nakoze ikiganiro naravuze ngo Gasuku ufite abantu bamuhaye iriya mission bitari inzego zibamo abantu. Ariko naravuze ngo nongeye kubisubiramo, uwamushyize mu nshingano nawe ntaho bataniye. Ngira ngo murabyumviye, uyu nguyu ni Karegeya watangaje ibi bintu avuga ko Gasuku afite inzego zishobora kuba zimutuma ibi bintu, cyangwa se niba atari n'inzego ahubwo afite uri muri izo nzego umuprotectinga muri gihe yavuze bya bintu by'amakosa. Kandi ko uyu nguyu ni Karegeya yavuze ngo niba nahari koko nawe yabanganya ubwenge na Kasuku. Murumva ko uyu mugabo akomeje guteza ibibazo hehe muri industry, akomeje guteza ibibazo mu baturage. Ariko ubwe nawe ukurikiranye ikiganiro yakoze yavuze ko atajyata ku muturage gusa mu buryo none ushobora kumwumva ku rundi ruhande. Ngewe ntago ndibuze kubogamira ku ruhande rwa Kasuku kandi nanone sindi buze kumushyigikira, sibyo? Ariko ndaza kugira ngo numve buri mande zose, noneho ubundi wowe ubwacu tujudging tumenye ngo ni ibiki cyangwa se ni ibintu bimeze gute. Jessica avuga ko umuntu wese ushobora kwataka igihugu cy'u Rwanda akavuga nabo munyarwanda, akavuga nabo igihugu cyacu, akubahuka, akazana imico yerekeranye kwanga igihugu, uwo nguwo kwazongera kamutuka kanamusubira. Tariko biraguye kuzabona yatatse umuturage. Ariko se Jessica, reka nanone nongere nibaze ikibazo, uwitwa Chita, uwitwa Karegeya nabo nabanzi b'igihugu. Ibi ngibi ni ibintu ndi kwibaza. Uwitwa Chita Magic muhora mucyocyoranye, uhora uvuga amagambo mabi kuri we, ibitutsi bibi, nawe n'umwanzi w'igihugu. Ari muri showbiz agomba kuvugwa, yego ndabyumva already, bose bari muri showbiz kuko bose ni abanyamakuru bagomba kuvugwa. Ariko se niba ari umunyamakuru mugenzi we wakamututse nawe ayo magambo ujye utukana, that is not good. Ntago ari byiza cyane ko wowe wataka n'abandi bantu badakwiye kwatakwa, badakwiye kuba batakwa. Ahubwo mu by'ukuri niba koko nawe uri umunyamakuru cyangwa se uri umublogger, uri umu-influencer, biragoye kuzabona umwana uri hara hasi uri mureba Kasuku wifuza kuzaba mu blogger
ni uruhe rugero rwiza uri kumwereka? Niki kintu uri kumufasha kizatuma aba wa mu blog ashaka kuba ufitiye akamaro abanyarwanda? Aba blogger bafite akamaro, hari aba influencer benshi bafite akamaro, kuko niyo tujye mu ma press conference atandukanye tubona aba influencer nabo babahaye umwanya bakaza muri za press kugira ngo babashe kubaza ibibazo, babashe kubona icyo bagomba kugeza ku banyarwanda. Ubwo rero niba uzi yuko ushyira kuri social media ufite abantu 200, 200, bishobora kuba bigukurikira, warangiza ugashyira hanze amakosa nk'ariya ayuzemo ibitutsi n'ibiki byose, please guys, ntago biri clear, ntago biri clear. Kubera ko ikintu gitangaje kuba ngiye nicenga gutya nkavuga aya magambo, ushobora nko kubona iki kiganiro ejo mu gitondo ukabura vuze, kandi mu by'ukuri nta ruhande nabugame, sinigeze mvuga nabi Kasuku, sinigeze muvuga nabi, ahubwo ngiye ndibaza gutukana, ariko mana yanjye usiki ibi bintu nakabivuze amaguru nyashyize hano nanjye nicaye gutyo. Hari igihe usanga ibintu byo kumbwira ngo uravuga nabi mugenzi wawe, uravuga ibyo ngibyo nta cyiza kirimo, sibyo? Nta cyiza kirimo. Mureke dukora ibintu biri bw'influence abantu, mureke dukora ibintu biri bugirira akamaro abantu, mureke dukora itangazamakuru ryiza riri buze kugira icyo rifasha abantu, ahubwo kujya gutukana kugira gute, ahubwo kameme wewe wakamujyanye muri riba kugira ngo ujye hari umutuke. Si nibyo gusa, ndaza mbumvishe n'andi magambo, nandi magambo ngenda ndaza kubumvisha byinshi. Uyu ni umurundi bamwita Alvin Smith, mwumva amagambo yavuze kuri Kasuku. Abanyarwanda turabakunda, Imana murabizi tubakunda. Kamera uri kubyumva? Ariko ari kijana cyitwa Jeskizwa Mipango, kijya kijana kiri mu bantu batukisha u Rwanda bivanye n'amajambo mabi kivuga. Yego ndabitahura, ariko rujya rujya mama rumaze gutungira twebwe abarundi cyane, even kwa president wacu tukandi tubibona, sivyo? Kritika president wacu kuva kera muravuga amajambo y'uburofa. Bro, sindagukunda man, ubimenye ngiye sindagukunda ni udarukunanira. Bro, uravuga ibintu by'uburofa, uratukana man, ukamubona nta bavyeyi ugira. Yo, respect yourself bro. Wewe mba Jeskizwa Mipango. Bro, twebwe abarundi nubone turakwihorera. Bro, umuntu ushobora kumuganiriza n'ikinyabufura ukabishyiramo respect, but you don't have respect bro. Wavukiye hewe man. Bro, nibaze ngo twebwe atabwenge dufite cyangwa ko tutabibona, tukureka tukubona cause we respect Rwandan people. Turi abanyarwanda kubera ko we are family, but you every time haba akantu uraza n'ukuruta rwago rubucwa bwawe n'ibyo bitwa ibyawe n'urutwo rukunanira ugatangura gutukana mani kuba mama. Yo, abanyarwanda mwese turabakunda mana, ariko cyo kijama kweri kabisa. Yo, muzokibuze bro, nimba kitigize kushima. Naravuga ati abanyarwanda mwese turabakunda, ariko icyo kijama kivuga amagambo mabi cyane, sibyo? Ntekereza ko rero nago Jeskizwa n'ubundi n'umunyarwanda n'uwacu, ariko nyine tuba tugira ngo tunakebure, tunabwira umuntu tumubwire tuti kora ibintu biri bugira icyo bimarira abanyarwanda, sibyo? Kora ibintu bitarimo imvugo nyandagazi, kora ibintu bitarimo gutukana, kora ibintu bitarimo icyo bita harassment, sibyo? Ibyo nibyo bizagufasha kugira umuryango mwiza w'abanyarwanda, sibyo? Urangwa n'urukundo, urangwa n'ubwumvikane no gushyira hamwe, sibyo? Reka mbashimire cyane abantu twabanye, by'umwihariko mukore subscribe, like na comment kuri iyi channel. Nitwa Junior Kai, akaba ari njyewe twibanira umunsi ku munsi, ndi kumwe rero na cameraman wanyu, Imana iguhe umugisha cyane. Fahad, ukomeza kubabwira ngo ciao ciao.